ndagira ngo nkubwire ugabanye ubwoba. Dufite Imana ikora, ahubwo ni wongera amashimwe. Tindanye n'abantu, hari igihe usanga uzisobanura mu byo wavuganye nabo kandi amazi yarenze inkombe. Ariko iyo watindanye n'Imana nshuti yanjye, nta hantu na hamwe uzisobanura, ahubwo yo iragusobanura uko byagenda kose. Haleluya. Yesu ashimwe. Mureke dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Mariko. Ni ibice 4 umurongo wa 35 turageza ku murongo wa 40. Mutwe w'amagambo uravuga ngo aturisha inkubi y'umuyaga mu nyanja. Ni Mariko ibice 4 umurongo wa 35 turageza 40. Ni mu isezerano rishya paje ya 39. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza yiseguye umusego. Baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mukeshimana Pierre ku batanzi. Ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Yesu ashimwe. Mutima wanjye uranezerewe kuko Imana ndetse ubuyobozi bw'itorero bwatekereje ko uyu munsi nanjye nabona umwanya nkavugira data wa twese wo mu ijuru. Ndi hano rero ntagiye kuvuga amazina yanjye cyangwa se izina rya data umbyara, ahubwo ngiye kuvuga irya data wa twese. Haleluya. Imana ishobora byose, Imana ikinga ntihagire ukingura, Imana ishyira hasi igashyira hejuru. Iyo niyo tugiye kuvuga uyu mwanya. Hanyuma tumaze gusoma amagambo y'Imana. Ni amagambo dusanzwe twumva, ni amagambo benshi muri mwe bashobora gusobanura mu buryo butandukanye n'ubwo nasobanura, ndetse bakayumva ukayumvisha abantu birenze uko nakayabumvishije. Icyakora ryose ni rimwe. Umuntu ashobora guteka ibirayi akabiteka ifiriti, undi akabitogosa, undi agashyiramo utunyanya na sosi tomate, ariko aba yatetse ibirayi. Rero ndifuza ko uyu munsi ubwira umutima wawe ukawubwira ngo, mwami, ndumva nifuza kumva icyo ushaka kuvugana nanjye uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko ni ubuntu bw'Imana kuba turi hano, kuko hari benshi bagiye uyu munsi badateranye. Siko bimeze? Tekereza rero ko njye nawe hari icyo Uwiteka yadusigarije tugomba kumva uyu munsi. Tumaze gusoma inkuru za Yesu ndetse n'abigishwa be, batubwira uburyo bagiye mu nyanja, bagera mu nyanja
bakarengerwa. Twumvishe neza ibyabaye. Ndifuza ko tuganira ku ntego ivuga ngo gabanya ubwoba wongera amashimwe. Haleluya, haleluya. Gabanya ubwoba. Victoire yatubwiye ngo nubwo bitarakoreka ariko Imana yacu iri mu kazi. Gabanya ubwoba rero wongera amashimwe. Mu gitondo nariho mbwira abantu ni Imana igwije abantu basabiriza kurusha abashima Imana. Gabanya ubwoba wongera amashimwe. Paulo yandikira Abefeso mu bice 6 umurongo wa 11 yarababwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ababwira n'impamvu bagomba kuzambara. Arababwira ngo kubera ko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ngo ahubwo dukirana n'abatware b'isi ndetse n'imyuka yo mu kirere. Ibyo byose ni ibigamije kudushyira munsi y'ibirenge bya Satani. Arababwira ngo rero muhagarare mwambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo muzabashe guhagarara ku munsi mubi. Yesu ashimwe. Iyo tugenzuye neza dusanga Satani hari ukuntu ajya dufata akadushyira munsi y'ibirenge bye. Kera hari agakorasi twajyaga turirimba tukavuga ngo Satani aratwanga Mana tumukandagire, tumukandagire Satani. Ariko hari igihe usanga we yadukandagiye. Akoresha iki? Nubwo Paulo avuga intwaro nyinshi zitandukanye dukwiye kwitwaza, ndaza kuvuga cyane ku ntwaro yo kwizera, ariko Satani nawe ntago ashobora kudutera adafite izindi ari buturwanisha. Azaguteza ubwoba, azaguteza ubwihebe, azaguterana kwiganyira, ndetse agukuremo no kwizera rwose. Yesu ashimwe. Dufite ikibazo kimwe, abantu bamwe reka mbivuge gutyo, dushobora gusenga, dushobora kwiyiriza ubusa, dushobora gukora ibishoboka byose, ariko wajya kureba ugasanga uri munsi y'ibirenge bya Satani. Ugasanga gusenga no kwiyiriza ubusa wakoze ntacyo byigeze bihindura mu mitekerereze yawe ndetse no mu myizerere yawe. Haleluya, haleluya. Aba bigishwa babonye ubwato bwabo bugiye kurengerwa. Ntekereza ko babashije kubanza kwirwanaho, bakadaha amazi, bakadaha ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Hanyuma babonye bibaye iby'ubusa, bibuka neza ko bari kumwe na Yesu. Baramukomanga bati mwigisha, ntabwo ubyitayeho ko dupfuye. Haleluya. Mu buzima bwacu uzasanga abantu benshi tubanza kwirwanaho, ariko dukwiriye kureka Imana yacu igakora. Haleluya. Dukwiye kureka igakora. Yesu ijambo ryatubwiye ngo yari aryamye he? Yari ari ibwerekeza. Mu by'ukuri ibwerekeza ni heza. Nahagana abantu babaye ku mazi bakabona n'amato. Urakoze cyane. Uriya muntu wicaye inyuma kuri ka gasongero k'inyuma niwe uyoboye ubwato, ariko ntago bigeze bamenya ko ari we werekeje ubwo bwato, ahubwo baramukanguye bamutota cyane, ntago byitayeho. Haleluya. Icyampa uyu munsi muri iri teraniro ukamenya ko Yesu ari ibwerekeza bw'ubuzima bwawe. Hari byinshi bikugoye, ariko sigaho, menya ko Yesu ari hehe.
ntago yicaye imbere ahubwo yicaye inyuma, niwe werekeje, niwe ugize gute, niwe utwaye ubwo bwato bw'ibintu byose uri gucamo. Abakristo bamwe bajya bamera gutya ngiye kubabwira. Abantu batwara imodoka, murabizi ko hari imirongo tugeraho, imirongo icagaguye, ligne discontinue cyangwa se ligne continue. Iyo ugeze kuri iriya mirongo icagaguye, ikwemerera ko ushobora gukata ugahindura icyerekezo. Yego, ndagira ngo mbabwire ko abakristo benshi kwizera kwabo kuracagaguye. Bazafata icyerekezo cyo kwizera, ariko nibagera hagati nibabona bibagoye bahindukire, kubera ko kwizera kwabo ntigushobora gukomeza. Reka kwizera gukomeze. Haleluya. Reka kwizera kwawe gukomeze, guhinguranye naho udashobora gutekereza ko kwagera. Iyo ugeze kuri uriya murongo ukomeza udacagaguye, barakubwira ngo birabujijwe no kuwukandagiramo. Yego, sigaho gukatagura kwizera kwawe. Nubwo bimeze gutyo, gabanya ubwoba, wongera iki? Wongera amashimwe. Haleluya. Ni gute twashyira Satani munsi y'ibirenge byacu, tukamukandagira kabisa, tukumva ko tumuhamije? Ndaza kubabwira ibintu bigera nko kuri 4 dusaba ko Umwuka Wera adufasha muri byo, kugira ngo dukandagire Satani abe munsi y'ibirenge byacu, kwizera kwacu kube kwizera gukomeye. Haleluya. Kwizera kwacu kube kwizera kudahindagurika. Icyambere, dukwiye kugabanya cyangwa se tukiga guturiza mu muraba. Iga kugira gute? Nubwo bikomeye, nubwo haleluya. Hari igihe uvuga ngo nuko atari wowe, nuko atari ngewe se gute? Oya, iga guturiza hehe? Turiza mu muraba. Iga guturiza mu bigeragezo. Icyakora numera gutyo, ndatekereza ko hari abakurambere ubikuraho. Ubwo Mose yarageze ku nyanja yambukanye ubwoko bwa Isirayeli, ngo bwabonye abanyegiputa nyuma yabo, bakebuka hirya no hino, babona ni imisozi, barebye imbere babona ni inyanja, bahindukira Mose baramubaza ngo Mose, iki ni cyo wadukuriye muri Egiputa? Ese muri Egiputa nta mva zahabaga kugira ngo wemere ko tuza gupfira inaha? Nyamara ibyo byose Mose yari yabikoze kubwo kumvira itegeko ry'Imana. Mose abasubiza atuje cyane, arababwira ngo abanyegiputa, ingabo z'abanyegiputa mwabonye uyu munsi, ntabwo muzigera mwongera kuzibona ukundi. Ngo mwicecekere murebe agakiza k'Imana yacu. Dukwiye gutuza tukareka Imana akaba ari yirwana. Haleluya. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona bidafatika, nubwo ubona nta inzira yanyura, reka Imana ikore. Reka kwirwanaho. Reka Imana yonyine aba ariyo ibasha gukora. Kimwe mu bintu Satani adukandagiza ni ukutwambura amahoro yo mu mutima. Niko yabigenje, yambura bariya bigishwa bari kumwe na Yesu, abambura amahoro yo mu mutima, abateza ubwoba, abateza kwiheba, abateza kwiganyira, bibagirwa rwose ko bari kumwe n'umuremyi wabo. Imana idufashe cyane. Icya kabiri gikwiriye kudufasha guheza Satani munsi y'ibirenge byacu, dukwiriye kwiga
kudahindagurika kandi tukaba amahoro. Dukwiriye kwiga kudahindagurika kandi tukaba amahoro akaba mu mitima yacu. Yesu ashimwe cyane. Mu bintu utagomba gukora niba uri umukristo ntukwiye guhindagurika. Uzasanga ushobora kubona umuntu yuzura umwuka wera ari mu rusengero, ariko nujya kureba ageze hanze ubone yuzuye indi myuka. Wibaze niba ari wa wundi usanzwe ubona, wibaze niba ari wa wundi ko asanzwe avuga ariko avuga bikuyobere. Ukwiye kwiga kudahindagurika. Yesu ashimwe cyane. Ndimo ndavuga ngo irinde kugira gute guhindagurika, uko wahamagawe aba ari kuguma. Cya gatatu, igakumarana umwanya n'Imana. Iyo watindanye n'Imana reka nkubwire, biruta gutindana n'abantu. Kuko iyo utindanye n'abantu hari igihe usanga uzisobanura mu byo wavuganye nabo kandi amazi yarenze inkombe. Ariko iyo watindanye n'Imana nshuti yanjye, nta hantu na hamwe uzisobanura, ahubwo yo iragusobanura uko byagenda kose. Iga gutindana n'Imana. Iyo watindanye n'Imana ndanezerewe cyane. Imana ikumenya kurushaho. Iyo watindanye n'Imana, Imana iguhishurira ibihishwe, bya bindi byahishwe abanyabwenge, bya bindi byahishwe abalisansiye, bigahishwe abaprofeseri. Imana irabikubwira kuko watindanye nayo. Haleluya. Iyo watindanye n'Imana umenya ubuzima bwawe bwa none n'ejo hazaza, si kuri wowe gusa n'abazagukomokaho. Hari abantu Imana yagiye ibwira ngo uyu mwana gutya na gutya bizagenda gutya na gutya, abandi bakagendera mu kigare batabizi. Haleluya. Turi mu itorero rimwe ariko imigabane dukuramo ntago ari imwe. Kimwe mu byo Satani yakoze gikomeye, yaduhurije mu itorero rimwe ariko aturinda guhuza. Kuko duhuje twamenya ibyo ari byo, twamenya ibyo duhishwe, twamenya uko turwana, twamenya uburyo twihanganira ibitugerageza. Icyo Satani yaragikupye, aravuga ngo ntacyo, nibagende babe abametodiste, nibagende babe abo mu itorero runaka, ariko sinshaka ko bazahuza. Niyo mpamvu muzajya mu nama ugasanga umwe aravuga ibi undi aravuga ibi ngibi, ndetse abenshi bakarwana. Imana tubabarire cyane. Cya kane, igakongera amashimwe nubwo bimeze gutyo. Yesu ashimwe cyane. Gerageza, wongere ugerageze gushima Imana nubwo ubona uri mu bidafatika. Iyo ushimye Imana uba uzamura icyubahiro cy'Imana, ariko kandi iyo ushimye Imana uba ushyira Satani munsi y'ibirenge byawe. Dore ukuntu bigenda. Uzarebe n'ubu uri kumwe n'umuntu, ndabisobanura gute? Turimo turaganira, turi abantu batatu. Urimo uravuga ukuntu ukunda Pierre, nyamara uwa gatatu turi kumwe aramwanga, sibyo? Azifuza kutumva ayo magambo yo kuvuga neza Pierre kuko wamwanga, sibyo? Iyo tuvuga ineza y'Imana n'imirimo y'Imana, Satani arakonja, ntiyifuza kumva ibyo bintu. Iga gushima Imana nubwo bimeze gutyo. Haleluya. Iga gushima Imana nubwo bimeze gutyo, kandi nujya gushima
aka kantu niko ngiye gusorezaho. Nujya gushima zamere nka wa muririmbyi yavuze ngo nshima umwami wo mu ijuru, ntange n'iki n'ibyo mushimisha. Nari mboshye arambohora, haleluya, ndetse nari indwaye arankiza. Dukwiye gushima Imana nubwo bimeze gutyo. Nasomye inkuru z'uyu muntu ngiye kubabwira, Samweli wa mbere gice cya mbere 24 kugeza 28. Ntago turi buhasome. Ni inkuru zivuga amateka ya Penina na Hana n'umugabo wabo Elukana. Aba badamu bombi murabizi sindi bubisobanure, bari bafite uburyo batandukanye, ariko naranezerewe cyane ubwo Hana yajyaga gusenga. Era aramubwira ngo Imana iguhe ibyo uyisabye. Hana asubiye iwe asama inda, ayibyaramo umuhungu. Aravuga ngo uyu muhungu azaba mu nzu y'Imana, azakorera Imana, namara gucuka ntabwo azongera kuba ahangaha. Reka mbabwire, gutanga ituro ry'ishimwe ntago biva mu byinshi by'ibyo ufite, ahubwo biva mu ngano yo kwizera ufite. Haleluya. Kubera iki mbivuga gutyo? Iyo biza kuba biva mu bwinshi bw'ibyo ufite, ntabwo Aburahamu yari gutamba Isaka amufite ari umwe, ahubwo Aburahamu yaravuze ngo uko bisa kose, aho kugira ngo mbure Imana yampaye uyu mwana, nabura uyu mwana nkagumana Imana. Yego, kubera ko ningumana Imana izampa undi mwana. Mu yandi magambo, aho kugira ngo mbure inka, mbure uwampaye inka, nabura inka. Kuko ningumana uwampaye inka azanshumbusha. Yesu ashimwe cyane. Gutanga ituro ry'ishimwe ntago biva mu bwinshi bw'ibyo dufite, ahubwo biva mu ngano yo kwizera ufite. Kuko yaba Aburahamu yaba Yakobo, aba bagabo bombi batanze ibya 10 n'amaturo batabibwirijwe, ahubwo ari ingano yo kwizera ubwabo bafite. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma reka nihute, Elukana amaze kubyara uyu muhungu, asigana nako Hana asigana n'umugabo we, kuko bajyaga gutura igitambo cy'ishimwe ku mwaka utashye. Elukana abwira Hana ati rero tugende. Hana aramuga atoya ntibishoboka, reka mbanze nde kuyu mwana acuke, nacuka tuzamujyana. Amaze gucuka, ageze mu iryo teraniro, ntekereza ko hari yanditse akandiko asaba gushima. Haleluya. Bamuha umwanya wo gushima, ariko baribaza ngo ari kuri mudamu ninde, ni bwoko ki ko ari ubwa mbere tumubonye ahagaze hano. Aravuga mu magambo yaratera, avuga ngo ninjye wa mugore, haleluya, wazaga imbere yawe mbabaye nsaba umwana w'umuhungu, ngo none Uwiteka yampaye icyo nasabye, ahabwa icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nusoma aya magambo, ntabwo yazanye uwo mwana gusa, ngo ahubwo yafashe n'amapfizi, afata na Efa, afata amaturo y'uburyo bwose, ayazana kwa Eli. Yesu ashimwe. Bantu ba mu gitondo nabivuze, ndavuga ngo rwose nitugabanye gusabiriza, twongera amashimwe. Hari ibyo Imana yakoze, ko bisa kose birahari byatuma dukora iteraniro ryo gushima Imana, tukiyandikisha turi benshi, kandi tugatanga n'ituro ry'ishimwe. Ntago mbivuga kugira ngo nzahembwe ya
ndabivuga kugira ngo dukiranuke mu buryo bwose, twakira imigisha y'uburyo bwose. Imana ishimwe cyane. Umva ikintu cyabaye nusoma ku bice bibiri, umurongo wa 20 kugeza 21 Samweli wa mbere. Ngo bamaze kujyana Samweli kumutura Imana, ngo Eli aterura isengesho. Haleluya. Muze kuhasoma Samweli bice bibiri, umurongo wa 20 kugeza 21. Aravuga aterura isengesho abasabira umugisha. Asabira nde? Elukana. Aravuga ngo Imana iguhe kandi ikwagurira umugisha w'urubyaro. Umva kandi abantu tutajya dutekerezaho. Aravuga ngo kuri uyu mugore inde Hana. Ntabwo yavuze Penina. Kubera iki? Penina ntabwo yigeze aza gushima ngo atange n'ituro ry'ishimwe. Imana yagura urubyaro kuri uyu. Haleluya. Imana izi ubwenge nshuti yanjye. Ntabwo ishobora kuburizamo imirimo myiza uyikorera. Ntabwo ishobora kwibeshya. Ntabwo ishobora gufata imirimo yawe ngo yandike kuri runaka. Ntibishoboka. Nubwo yaba afite amatitire angana gute mu itorero, oya, wowe nyiraryo ni wowe irishyiraho. Ndavuga ngo kuri uyu mugore abari aho ngaho igira gute? Yagura urubyaro. Ngo maze atashye, Elukana atahana n'umugore we. Aravuga ati ntago njya kwa Penina kuko sinzi iyo yiriwe. Hari yaba yiriwe mu kabari yasinze. Ntago umuntu uvuye gusenga yaryamana n'uwasinze ngo bivemo. Ndatahana na Hana. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo bageze mu rugo bararyama, ngo Hana atwara inda, abyara abahungu 3 n'abakobwa 2. Haleluya. Iyo dushima Imana tuba tuzamura andi mashimwe kuri twebwe. Iyo dushimye Imana tuba dutegura andi mashimwe y'ejo hazaza. Yesu asimwe cyane. Iyo dushimye Imana ni uburyo bwiza bwo kubwira Imana ngo Mana warakoze ejo, ariko nkeneye ko na n'uyu munsi ugira gute. Hanyuma rero ndababwira ngo nimugabanye ubwoba, mwongera iki. Hari agatekerezo kamwe nigeze numva, ariko ni inkuru yabayeho, ntago ari igitekerezo. Umudamu yigeze yaka umwanya wo gushima Imana, umukecuru w'umukene. Hanyuma rero uwo mukecuru ngo asaba umwanya wo gushima. Ageze imbere aravuga mureke tuzamurira Imana icyubahiro. Icyubahiro cy'Imana barakizamura. Arongera muzamurira Imana icyubahiro, barakizamura. Hanyuma arababwira ngo muyikomere amashyi y'abadamu, muyivugirize impundu, ngo munyishyure kuko nanjye nabagurije. Avuga ngo mpagaze hano nshima Imana. Abantu benshi bakurikije uko bamureberaga mu ndorerwamo y'ubuzima, bibazaga ikintu agiye gushima Imana kikabayobera. Kuko reka mbabwize ukuri, hari umuntu ushobora guhagarara hano ashima Imana ukaba atari ko nkuriya agiye gushima iki? Igare se yaguze, moto se yaguze, nka buriya koko agiye kuvuga iki? Abantu biburanya mu mitima. Arangije aravuga ngo hari mu minsi ya Noheli n'ubunani yari ivuyemo, aravuga ngo ndashima Imana ko ku bunani nagize umugisha mbona umuntu mp'ibiro 10 bya kawunga. Abantu bati twari tugatangaye. Iryo nishimwe rigayitse ku muntu wafashe ibihumbi bye 300 akajya Nyabugogo akajya guhaha agashyira muri stock. Ntirigayitse. Ntacyo ryaba rivuze rwose. Ariko kuri uriya mukecuru rirabyibushye. Ntago ari ishimwe risanzwe kuri we, kuko yarabwiriwe araburara. Ariko ukabonye ibiro bingahe? 10 bya kawunga, bitagira imboga, bitagira
isambaza bitagira akanyama. Noneho ngo muri iryo teraniro hari hajemwo abadamu 4 b'abashyitsi baza nyuma ntibivuga, ngo umwe muri bo atekereza ukuntu yagiye guhaha, afata ikimodoka cye cyiza akagitwara, akagenda akagura umuceri, akagura kawunga, akagura nido, akagura agashyira mu ibutu, akajyana mu rugo iwe. Barabyumva bose, bari abadamu bihaye. Uko umukecuru ashima Imana, Imana irabakubita mu mitima. Iteraniro rihumuje basaba akanya, bavuga ati nubwo tutivuze twari abashyitsi, ariko ishimwe ry'uyu mukecuru ridukozeho, turigaye, turatsinzwe mu mitima. Noneho baravuga ngo uva mukecuru, niba hari botike muturanye, ugenda ufate umufuka w'umuceri w'ibiro 25 ndabyishyura. Undi nawe ati nkwemereye ibishyimbo, undi nawe nkwemereye amavuta, undi nawe nkwemereye imboga. Mukecuru arabareba aravuga ati bana banjye rero murakoze, atariko ibyo byose ntaho nabishyira kubera ko inzu yanjye ntikingwa. Ntigize ite? Ntago ikingwa. Mbishyizemo barara banyishe babitwaye. None abadamu baravuga ati ntacyo rero, ugende uduhuze n'uwo muntu muturanye ugira botike, ujya gufata y'ibya buri munsi, sibyo? Kugira ngo batazabigutsindaho. Hanyuma ngo abadamu batashye bageze mu rugo, babwira abagabo babo ibyo bahuye nabyo ku rusengero. Mugabo umwe muri baravuga ati none se kuki mutamukingiye iyo nzu? Bati mujye kunyereka ahantu atuye. Baregerana bamugeza kuri uwo mukecuru, aravuga ati inzu yawe tugiye kuyisanura tunayikinge. Haleluya! Turayisanura tuyikinge, ntago birava ku kurya gusa, ahubwo ugiye no gukingirwa iyi nzu. Reka mbabwire, nubwo ufite ishimwe rigayitse, ariko nutinyuka ugashima, Imana izakongerera andi mashimwe. Yesu ashimwe cyane. Mutekereza ko uwo mukecuru yashimye bingana iki? Amashimwe yakurikiyeho yari ameze ati. Hanyuma dusenga dusoza, ndagira ngo nkubwire ugabanye ubwoba. Dufite Imana ikora, ahubwo ni wongera amashimwe. Ni Imana itabeshya, ni Imana igisezeranya ibintu ikabisohoza. Kandi jambo ryarambwiye ngo nukuri mugishakisha umwete. Muririmbye arayimba ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, ntago uzagira indi shusho, uzasa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndifuza ko dusengana n'abantu Imana yagiye igirira neza mugasuzugura ayo mashimwe. Yewe nawe ujye utekereza ngo nashima Imana ariko nta turo mfite. Nta turo riba ritoya, jya ushima Imana. Mu bugenzuzi maze kugenzura, abantu bakuriye barya bakera mu gakiza bazi gukorera Imana kurusha abashya turi kwakira ubu. Ntago mubizi nabisobanura mfite umwanya uhagije. Umva reka dusenge. Abantu bumva twabasengera kugira ngo Imana ibagurire imitima, bashima Imana cyangwa se basabe n'Imana imbabazi aho batakiranukiye gushima, bakagira ubwoba. Nimuhaguruke dusenga Imana. Ibyinshi Imana yakoze, ariko ni bike washimye. Imana ibaha umugisha bene data. Guhera uyu munsi Imana ikugirire neza. Kaninginga umushumba wa Ruyenzi aze abasengere. Imana ibagure mu buryo bwose, kiruta byose bagwiriza amahoro, mugabanye ubwoba ahubwo mwongera amashimwe. Turagushimiye Mana. Wavuganye n'umugaragu wa Yeremiya aravango nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Utuzi tutarabaho
kandi umugambi wawe kuri twebwe ni umugambi w'ibyiza. Kuva twagera kuri iyi si, ku munsi wa mbere twahageze kugeza uyu munsi, watugiriye neza, wadukoreye ibirenze ibyo twatekereza, ndetse mwami n'ibyo twibwiraga ko dushyizemo imbaraga. Hari ibyo twabonye bipfa, hari ibyo twabonye bituzura, hari ibyo twabonye bidashyika, ariko we mu mugambi wawe ibyo wagambiriye kutugirira nta na kimwe kigeze gitezuka. Umugambi wawe nta wigeze abasha kuwurogoya. Mwami, watugiriye neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mukunzi mwiza, abaja n'abagaragu bawe bahagurutse kuko batekereje imirimo y'intoki zawe. Dawidi we yaravuze ngo nkuramburiye amaboko, nibutse imirimo wakoze, nibutse ibyiza wakoze, nibutse urugamba wandwaniriye, nibutse urupfu wankuyemo, ngo nkuramburire amaboko mera nk'igihugu kigize inyota. Mukunzi mwiza, bibutse yuko mu byo wakoze byose amashimwe yabaturutseho atarashyitse, amashimwe bazanye imbere yawe atari yuzuye, ariko muri uyu mwanya bongeye kuza imbere yawe mwami, bariyerekanye. Databuja wera, binginga ngo ubababarire, binginga ngo ubeze, binginga ngo batunganye, binginga ngo bashoze gushima ku gato no ku kanini, kandi gushima kwacu kube kuzanye ibyo kugushimisha. Mwami mwiza, abahungu n'abakobwa bawe baho umugisha, ubagirire neza, ubiyereke, ubafungurire mwami Imana imitima yaguke, kugira ngo amashimwe yacu ye kubaho umugayo, amashimwe yacu abashyitse abe yuzuye, abayo kunezeza Imana. Kandi icyo wishimira ntabwo ari ibitambo, ntabwo ari amaturo aya ngaya y'ibifatika, kubera ko dushobora guterura byinshi tukabizana, ariko imitima yacu wayireba ukayigaya. Dawidi aravuga ngo icyo wishimira ni umutima umenetse. Imitima yacu nimenekera imbere y'ubwiza bwawe, tuzamenya amashimwe dukwiriye kuzana imbere yawe. Kandi ijambo ryawe ryaduhuguye riratubwira ngo uko dushima, uko tugubwa neza, imitima yacu ikanezerwa, tukaza kugushima, niko tuba twaguye andi mashimwe y'igihe cyenda kuza. Uhimbazwe yuko utuyobora, kandi ukaduha mwami Imana yacu guturiza imbere yawe mu mitima yacu dushima by'ukuri. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.